nongeye kubasuhuza kandi mbifurije umugisha w'Imana abantu mwese muri kumwe natwe agace kose murimo mbaha ikaze ni munyemerere uyu mwanya mutere agatebe kuko tugiye kuba twaganira ndabizi ko abantu benshi muri kugenda mwibaza byinshi kubigenda bigaragara ku mbuga nkoranyambaga muri iki cyumweru ho ni ibicika ku bacuruzi bacuruzaga ngo ibinyobwa ngo ibintu byahinduye isura ariko mbere yuko nkomeza munyemere tubanza twakire umuvandimwe mubona hano kuri kamera ubundi dutera agatebe tuganire. Murakoze cyane urakoze nawe utangiranye interuro nziza uvuga uti byacitse hano hanze byacitse bimeze nabi ngo ibinyobwa mu kinyarwanda twumva yuko ibinyobwa ari ikintu cyo kunywa ariko hari n'urubuto rwitwa ikinyobwa nyirizina rero ko bitandukanya navyo hariho ababumva ikinyarwanda buhoro nkanjye ibinyobwa bavuga ahubwo yukoresha ijambo ngo ibisindisha niryo jambo risa naho ryumvikana kuko ibinyobwa na koka irimo kandi agakoka ndagakunda nakora n'ibishoboka nka karengera nubwo nakoka yowe n'isukari ariko nako ntikagenderemo ikibazo ni ibisindisha yego wenda nako nashaka kugira ngo reka rero nshimira Imana ku bw'aya masaha no kwemererwa gusubira imbere y'abanyarwanda n'abakunda u Rwanda n'abandi bose nk'ubisanzwe nitwa Pastor Karemera James. Ikiganiro ni iki ngira ngo tugira ikiganiro kenshi nubwo bitangiye kuriya ariko ntago bikura mu njyana y'ikiganiro ko n'ubundi tugira ikiganiro cyitwa umuco n'umuryango byo shingiro ryo kumenya Imana cyano barayimenyereye kenshi ni umuco Family Gospel TV nibo dutambutse ibiganiro byacu bya buri munsi bifasha kubaka society nyarwanda umuryango nyirizina imbere mu gihugu no hanze y'igihugu. Rero nyuma yo kubibwira reka nanabahereza ikaze ku kiganiro cyacu cy'uno munsi wa none nanagushimira topic utangiriyeho y'ikintu bita ikiyobyabwenge nta wabura kukivuga nk'uko wari ubivuze kuko cyugarije umuryango cyugarije umuryango kandi umuryango ku basanzwe banyumva tuvuga mu byiciro bitatu hari papa hari mama hari n'umwana nuko tubivuga gutyo ni nuko bikurikirana. Ubwo rero rwose kuba nagira icyo nsobanura kuri iki ntacyo byaba bintwaye kubakurikiye Imana ibahereza umugisha cyane. Amina. Dufashe ubanze isengesho kugira ngo tuze kwinjira mu kiganiro neza abantu bamaze kumva koko turi kumwe na pastori. Nukuri ndabasabira kandi iteka ndabasabira n'ubu ndasabira n'igihugu ibyo ari byo byose n'icyo uvuga cyakozwe ntago twebwe nk'abemera tuvuga ko ari amasengesho kuko twagize ibihe byo gusenga abapasiteri batandukanye hari umupasiteri w'inshuti yanjye witwa Kenny bavuye mu biterane byo kwamagana ibyo bintu by'amasengesho bakitaga igiterane cy'amasengesho kugira ngo barebe ko bahagarika ibyo bitindi byoretse igihugu. Rero reka n'ubu dusenge dutangire dushima Imana kubwo Imana yumvishije ntabwo nishyiramo kuko nanjye nari mu basabaga Imana ngo igire icyo ikora kuri iki kibazo cyugarije igihugu cyacu nubwo ubona ko ari ikibazo rusange ku isi yose. Rero kuba Imana hari icyo yakoze ni intambwe ya mbere birandacyakomeje ntago twabura kwishimira. Reka tuyishimire. Uwiteka umuremyi w'ijuru n'isi uriho wahozeho kandi uzahoraho ikuzo n'icyubahiro turabiguhaye. Wakoze Imana kuko uri Imana kandi wigaragaje nk'Imana mu gihugu cyacu cy'u Rwanda kuri twebwe ababyeyi kuko nanjye ndi umubyeyi Nyagasani ibyo tubiguhereye icyubahiro. Hari kigaragara nk'igikuba ariko imbere yawe nta gikuba kibaho nta byacitse nta bitazwi kuko n'ibitarabaho urabizi twebwe iyo tubibonye rero turavuga ngo igikuba cyacitse ibintu byacitse ariko nta byacitse imbere yawe ibyo turabigushimiye ko ku gihe cyawe gikwiriye ufashe icyemezo gikwiriye unyuze mu bayobozi badukuriye mu bayobozi bakuru b'igihugu ibyo turabigushimiye Nyagasani mwami Imana. Ushimwe himbazwe rero kubw'iki kiganiro twinjiyemo hari benshi bari hirya no hino badukurikiye haba imbere mu gihugu mu turere tugize igihugu cyacu intara zigize igihugu hanze y'igihugu dufite inshuti abadukurikira Tanzania dufite za Bugande hari n'abavandimwe hari n'abatwumva bakure nabonye Ubufaransa bakurikiye cyane Canada nabonye bazamuka Amerika abo bose turabasabiye kugira ngo iri jambo turi buvuge muri iki kiganiro rigira umumaro kuri bo rigira umumaro ku miryango yabo rigira umumaro ku bana babo rigira umumaro
ku byo bateganya gukora, kuko hatari ubuzima ntago haba hari Imana. Ahari Imana haba hari ubuzima. Rero ubu turasaba kugira ngo Mana aho uri haba ubuzima, nk'uko uri mu gihugu cy'u Rwanda, nk'uko mu muco wacu wa Kinyarwanda twavugaga ngo uba wirirwa ahandi ugataha i Rwanda. Aho utaha iteka, aho umuntu ataha niho haba hari iwe, niho haba hari mu rugo rwe. Tujya guhaha, tujya mu kazi hirya no hino, ariko nimugoroba tugataha iwacu. Nuko rero taha mu Rwanda, uture mu Rwanda, uha amahoro u Rwanda, uhereze ituze u Rwanda, uhereze ituze Abanyarwanda, uhereze ituze ababyeyi, uhereze ituze abana bose, abari bwumvira ijambo, abari bwumvira ijwi. Data rigire icyo ribamarira, kubera yuko wowe muri nge igisubizo kiraboneka. Urakoze kuko uri Imana, turagushimiye. Dutangira dusoza, iri jwi uritware mu bubasha bwawe, urigeze aho rikwiriye kuba ryagera. Ikuzo n'icyubahiro turabiguhaye, tubisabye twizeye ku bwa Yesu Kristo umwami wacu. Amen, amen, amen. Aha, rero pastori, ngira ngo topic tujye kuganiraho, nibundi ntabwo turi bujye kure ya gahunda isanzwe ibera hano y'umuco n'umuryango. Yego. Abo mu muco nyarwanda hari ijambo njya mbona abantu bakunda gukoresha barimo basaba. Yego. Aho bakoresha imvugo ivuga ngo bazanye inzoga zo gusaba umugeni. Yego. Niyo mpamvu abantu batari buze kuza kuduteraho amakomenti cyane ngo tugiye kuvuga ku nzoga kandi turi abakozi b'Imana. Yego. Ahubwo nuko nyine inzoga ni igikoresho cyatangiye gukoreshwa na kera, kibarizwa mu muco nyarwanda cyangwa se wacu tuzi. Yego. Yego. Rero ejo bundi nagiye mu burasirazuba, nsanga hari ahantu abaturage barimo bavuga ngo inzoga, ngo ntibaherutse kunywa inzoga, akayoga baragaciye, ibitoki birimo biraborera mu ntoki, ngo kubera ko hari inganda zajyaga ziza kubagurira. Yego. Zamaze gufungwa kuko zitujuje ubuziranenge. Yego. Ahangaha rero haza kuba ikibazo muri izo nzoga zari zisanzwe zikoreshwa mu birori, abantu bajya gusaba bakabura inzoga zisaba umugeni. Noneho nahoze numva ko no muri za ya mahoteli yacuruzaga ngo n'izindi zitwa ibyuma, wenda abazinywa barazizi. Ibyo byakomeje gucicikana, nabo ngo zigira n'amazina menshi, burya ntabwo ari ibyuma gusa. Nabo ngo kabaye umuriro watse. Rero ndibaza ngo umuco nyarwanda ntabwo cyane. Ibibazo byawe ndabyumva mu buryo nka butatu. Yego. Ndetse bifite ishingiro. Reka mbanze nkoresha iri jambo rivuga ngo umuco yo ba nyirawo batawurinze uracuye. Gucuya k'umuco nuko hagira ibiwujyamo bikawitirirwa, ariko atari ibyawo, atari ibiwugize. Kuko nk'iyo bavuga ngo inzoga igize umuco nyarwanda, bo ntacyo wabihakanaho. Yego. Kuko ntago haburana rya jambo rivuga ngo uyikura mu icupa ngo ikagukura mu bagabo. Urumva? Kandi ibyo nabyo bigize imvugo nyarwanda, kandi imvugo nyarwanda yumvikana mu muco nyarwanda n'ubundi. Yego. Kuko iyo ushatse kuvuga ikinyarwanda egari kumva imigani n'ibindi. Rero hariho kumva nabi. Sibyo? Kuko iyo bavuga ngo inzoga, natwe mu gikristo mu kirokore turasabisha. Sibyo? Ushobora no kumva hari nubivuze nyine gutyo, kuko we abyumva nk'umuco. Kandi haza twa dufanta two bakoresha mu gusabisha, ariko akumva ko inzoga. Ariko reka nte kurwanya inzoga. Inzoga irahari, inyobwa ngo n'abagabo. Yego. Ubwo utayinywa nkanjye sinzi nimba banshahura cyangwa, ariko ntabwo mbanzi nimba narashahuwe. Ariko ukuri guhari, ntabwo leta yigize irwanya inzoga nk'uko uwo muturage yakubwiye, cyangwa ntiyaciye inzoga nk'uko uwo muturage yakubwiye. Oya, yaciye ikintu cyitwa ngo ikitujuje ubuziranenge, igishobora kwangiza ubuzima bw'umuntu. Ya nzoga ushobora gukura mu icupa ikagukura mu bagabo, leta kuba yazi kayica ugasubira mu bagabo, ubwo iyo leta yaterwa amabuye, nta cyaha yaba ifite. Twisubire iwacu rero mu kirokore. Yego. Iwacu mu kirokore twigisha abantu kureka inzoga. Sibyo? Impamvu twigisha abantu kureka inzoga ni iki? Nuko Bibiliya ubwayo ivuga yuko inzoga ikubaganisha. Ubwo yamaze kwerekana icyaha cya mbere, uwo ari we wese cyatuma yihunga, ayireka. Inzoga irakubaganisha. Ubundi kunywa inzoga ni icyaha? Kuri njye nshobora guhamya ko ari icyaha.
kuko hari ibintu bibiri Bibiliya yamaze kunyereka nimba nemera Bibiliya. yego Inzoga kuyinywa egari gukubagana. yego Ahubwo kugira ngo njye kuyisasira Paulo ngira ngo niwe wabivuze neza, asa n'urengera bari abantu ariko bagaragaza yuko bashobora kuyinywa nk'umuti ngo kubw'inda nini zabo zabananiye bituma banywaho gake kugira ngo bafite inda nini zijyamo nk'amadomora nkahera. Ibyo by'inda nabyo hari ababyumva nk'igitutsi ariko siko yashatse kuvuga. Ni nko kuvuga ngo kubw'umubiri kubwo kugorana bashobora kuyinywa nk'umuti, icyo gihe yitwa umuti, kuko iyo tunyoye umuti hari umuti utera ibitotsi gusinzira, umusinzi egari no gusinzira. So nicyo kintu ukurikiye ku bushakashatsi na siyansi, n'inzoga wazikuramo n'umuti n'ubundi wakoresha nk'umuti usanzwe. Kandi mpamvu muri Timote bavuga ngo kuko urwaragura kurwaragurika cyane nyine gusome. Urumva umuntu wamaze kuyifata nk'umuti na akagira kire runaka anywa, ndi umupasiteri, ndi umunyarwanda, uwo muntu sinamurwanya kuko yamaze kuyikoresha nk'umuti, ntago yayikoresheje nk'ikiyobyabwenge twamaze kubona kiri bumukure mu bandi. Ariko iyo urekuye ukirekura ukanywa inzoga ugasinda, vino n'umukobanyi irakubaganisha, gukoresha ibyo utateganyije, ibyo turabiziranyeho twese. Umuntu kera watwaraga inka ku isoko wumva uri buhahira abantu twenda n'ito kurya, ugatahana kimwe ikindi waciye mu kabari, mu by'ukuri mu gitondo yabyuka ugasanga aricujije. Duhagaze kuri ako konyine, kuki ntavuga ngo inzoga ni mbi, nkigisha abantu kuzireka. Mu ruhande rwawe nk'umushumba urimo uratubwira uti inzoga ni mbi, koko mwagiye munabitwigisha, ndetse n'ubuyobozi bwacu bwiza buragaragaza ko inzoga z'inkorano zitujuje ubuziranenge ari mbi. Ukoresha iryo jambo, kuko ukivuga iz'inkorano byo ntabwo twari bubyumvikane, ariko ijambo ukoresheje kuko byose birakorwa, n'izindi nazo ni inkorano, nubwo zikorwa mu buryo bugezweho ariko nazo ni inkorano. Nshaka gukosora iyo mvugo, n'abayobozi bajya bayikoresha, njya mbona bayikoresha, n'abayobozi benshi barayikoresha, ariko umubyeyi wacu mukuru w'igihugu ajya akosora, ngira ngo n'ejo bundi numvishije abwira abakuriye ingabo na polisi avuga ati nabo muri za nyigisho mubaha n'ikinyarwanda mucyongeremo. Urumva umuntu kuvuga ngo inzoga z'inkorano hari imvukano se? Zose zirakorwa, nizo bavuga zipfundikiye, ntayaturutse mu ijuru, zose zirakorwa. Ahubwo inzoga zitujuje ubuziranenge zishobora kwangiza abantu, nicyo kizitandukanye, naho izindi zose ni inzoga. Izindi zirasindisha, uretse ko izi ngizi nyine bahagaritse zo babonyemo ubundi buryo butari bwiza, kiri danger cyane, harimo kwica, harimo kumugaza. Urumva icyo kintu kiba cyamaze kurenga gusinda, ntabwo ari ugusinda. Nubwo igihugu cyacu gihagurukiye ubusinzi cyane no gushaka kugabanya, bashyizeho n'amategeko abihana avuga ko gusinda mu ruhame ni icyaha gihanwa, ariko izizo zo twisi inkorano, ariko nge mvuga ngo inzoga zangiza abantu zo zifite uburundi buryo bw'ubukana bubi cyane. Yego. Hanyuma rero izi nzoga rero z'inkorano ntekereza ko arizo baba bavuga, ariko nkibaza izi zindi zo zirimo ziribica ngo zitwa ibyuma, amarikeri. Yego. Hari amarikeri menshi ngo yamaze kuba yavugisha abantu amangambure ni kuvuga atari y'abagabo. None ikibazo ndi kujya numvamo ngo bari bafite ibyangombwa bibemerera kuzicuruza, baba barabikuye hehe? Mu by'ukuri iki kintu nidushaka tukivugaho mu buryo bwagutse, kuko ni ikintu cyavuzwe, leta yakivuze, kandi iyo kivuga ibihereza twebwe, ibihereza abaturage kugira ngo dufatanye nayo kurwanya iki kintu. Kuba waza wenda ukareba umuyobozi ubifitiye ububasha ukamubwira ndashaka gukora uruganda, nkakora inzoga zengetse zujuje ubuziranenge, tukaguha uburenganzira bwo guprepara icyo kibanza no kubaka uruganda. Ejo ukatugana tukakubaza twereke ikinyobwa, kuko ntago aba yavuze inzoga, ni ibinyobwa exactly mbere yuko biba ikindi. Noneho twereke ibyo uzakora, ni ibi n'ibi, uzabikora gute, ni ibi n'ibi, uzirinda iki, tukamwereka ibyo yirinda, kuko ni ikigo kibifitiye ububasha. Kamubwira rero muri izi nzoga zawe byose babiganiraho akantu ku kandi kuri detail, bakagira ibyo bamwereka byitwa bibi byo yakwirinda. So rero nyuma mbere yuko bamuha icyangombwa habaho kusura, bakamusura, none bakamubwira, bakamwemerera gukora ibyibanze
iby'ibanze bakabitwara bakabipima, bamara gupima bakamwereka ibyo agabanyamo n'ibyo yongeramo. Wenda nk'isukari ikabije ushobora kumugira inama y'uburyo ayigabanya. Baraganira, habaho ibiganiro binini cyane kugira ngo uruganda rukora ibinyobwa, rukora ibiribwa rwemererwe gukorera mu Rwanda. Ni nayo mpamvu hagiyeho ikigo cyihariye kibishinzwe, bitabuje ko n'ibindi bigo byinshi bifite aho bihurira n'ibyo ngibyo bishobora gukora ubwo bugenzuzi. Ariko tubanze turebe ngo icyangombwa bahawe, icyangombwa uyu munsi baracyambuwe ni kubera iki? Barabasuye basanga ibipimo byabo hari ibiburaho, babaha igihe cyo kubikosora, barongera barabasura basanga babikosoye, babaha amabwiriza y'amasuku, burya niyahereruka nyuma. Urumva niyo mpamvu haba harimo za ministeri zishinzwe ubuzima bikagendera ku bijyanye n'isuku. Ibyo byose biba byagenzuwe. Noneho ku mwisho rero babaha uburenganzira bwo gukora kuko ibintu byabo babonye ko byujuje iki? Ubuziranenge. Ariko leta y'u Rwanda icyiza nyikundira, nubwo numvishije n'ibihugu byarabikangukiye cyane, ntabwo ari u Rwanda gusa. U Rwanda wenda turi imbere cyane kuko ubona ko umukuru w'igihugu asa n'ukunze abaturage be cyane gusumbaho abandi ba perezida. Icyo ntabwo natinya kukivuga. Burya iyi shusho njya nyibona muri Amerika, ariko Amerika usanga nk'igihugu nyirizina, systeme y'igihugu ariyo ikunze umuturage we cyangwa se imurengera. Ariko hano usanga nyirizina uriya witwa perezida, uriya witwa perezida we ari ukunze umuturage we cyane, umutekerereza. Nkeka ko azabyubaka akabigeza ku rwego rw'uko biyoborwa na systeme. So rero niyo mpamvu hashyirwaho rero gahunda ya buri gihe runaka cyo kongera gusura ba bantu bahawe ibyangombwa. Ese ibyo twumvikanye niko bakibikora? So rero iri suzuma rigenda riba. Ushobora kuza kugusura ukampisha umushyitsi ufite iwawe, nkaganira nawe muri salo, nkasohoka nkagenda, ariko bitabuje ko hari umushyitsi wampishe hariya. Ariko ejo nkamenya amakuru y'uko naje iwawe ukagira umuntu mpishe, nkabyihorera, nkongera ejo nkakora ubugenzuzi. Iyo ya makuru ye yamaze kuba menshi cyane, nkusura nkutunguye nta guteguje. Ari nako byagiye bikorwa. Ukavuga iki niki kigisohoka kijye hariya gipimwe, mukore kuri iki gipimwe. So tugasanga ya mabwiriza twumvikanyeho wamaze kuyica. Igikurikira rero mu rwego rwo kurengera abaturage, kuko baguha uburenganzira bwo gukora mu gihugu, bashakiraga abaturage akazi. Ibyo binyobwa byanyobwaga n'abo baturage nyine, kuko ntiwabuze umuntu kunywa bibeshaho, kunywa n'ubuzima. Kongera kurengera abaturage rero nuko uhagarika ukavuga uti oya, ibyo twumvikanye ntiwabikoze, kubera yuko ari we wica amasezerano, rero reka tuyasese. Nicyo mbona leta yakoze. Hari n'abantu bakomeje kwibaza ngo ese bayashesheje burundu, hari ibyo basabwe gukosora. Urebye mu by'ukuri nk'ibyatangajwe biri mu byiciro. Hari ibyambuwe uburenganzira bwo kongera gukorera mu gihugu, ubwo bashobora guhindura ibindi bakora, bashobora kwimuka bakajya mu kindi gihugu, n'uburenganzira bwabo. Hari bahagaritswe, ubwo abahagaritswe hazakomeza ibiganiro. Hari noneho n'abakirimo kwigwaho kuko biracyari mu byiciro. Minisita w'ubuzima ngira ngo niwe wahoze avuga ati ejo cyangwa ejo bundi harasohoka urundi rutonde rushyashya. Mu by'ukuri havuzwe cyane bimwe mu mvugo y'iki gihe ivuga ngo ni ibifi binini, nibyo byavuzwe, ariko hari n'udufi dutoya twamunze rubanda. Twanashishikariza rwose ababishinzwe ko itoroshe yagera kure. Hari ababikorera mu nzu zabo babishe nk'uko barwanya akanyanga, ariko kuki zikomeza zikaboneka se? Twese tubyumvishije gutya tukareba ingaruka bifite, na bya bindi bikorerwa mu rwihisho, bikorerwa mu mazu yacu, ukagaragaza ngo wenze ikigage, wenze ijerekani imwe iranyowe irarangije, nimugoroba bakomeje barimo baranywa iki? Ni bya bindi byahishwe. Urumva ni nk'uko niyo shusho nge mbibonamo. Nemera leta 100% ko yakoze akazi kayo, kuko yatanze uburenganzira ku muntu bwo gukora, bumvikana n'icyo akora. Bongeye kumusura basanga yatakaje umurongo. Ahangaho twatangiye tukiri ku ijambo rivuga ku muco. Ngira ngo n'ikiganiro turimo ntihagira abagira ngo twatandukiriye. Yego. Ni ukuvuga ngo mu muco hari icyo twitaga ikinyobwa cya kinyarwanda, ariyo za nzoga ndetse n'ikigage
n'ubushera. Ibyo ni ibinyobwa byakundaga gukoreshwa mu muco ndetse n'ubu ngubu byari bigifite abantu benshi bitunze cyane. ni ukuvuga ngo wenda reka twirengagize inzoga tujye ku bijyanye n'ubushera. Ubushera wenda izo rekeri tuzirengagize sibyo. Ubushera bwo numva hari abo bwari bufatiye runini wenda batajyaga bananywa izo nzoga, ariko ko ari umuco nyarwanda ari amasaka yareza abana babo nabo bakayakurana bakikura ubushera bakanywa cyangwa se bakanashyira ku muhanda bagacuruza. Ngira ngo hari imiryango yajyaga icururizwamo ugasanga hari ibimenyetso nyine, wasanga ikimenyetso ukamenya ngo n'urwagwa wenda ibyo bibaho, bashyizeho urukoma ukamenya ngo n'urwagwa, bashyizeho ishakashaka ukamenya ngo n'ubushera cyangwa se n'ikigage. Yego aba ngaba nabo ko ngo bivugwa ko batagicuruza ubu ngo mu Rwanda rwose nyakubahwa, hano nta muntu ngo uri gucuruza ubushera cyangwa ikigage. Ubu ngo nta muryango ufunga ucuruza ubushera kugeza ubu. Ntabwo ariko kuri oya abadukurikiye batubwire. Yego mu gihugu hose aho muri mudukurikiye aba bari gucuruza ubushera cyangwa ikigage mutubwire. Ni hafunguye hari gucuruza ubushera. Wenda ntabwo bagusubiza gutya n'umuto busanzwe. Yego ntabwo bagusubiza gutya direct mu kiganiro, ariko bashobora kujya muri comment bakabyandika. Icyo nshaka kuvugaho ni iki, impamvu mvuze ngo ntago ari byo. Ntago ndi umuvugizi wa leta, simvugira urwego, turahana ibitekerezo, ariko ndi umunyarwanda sibyo. Impamvu rero mbanze kwisegura kuri iki, njye ndashaka gushingira ku cyo leta yatangaje. Yego ntabwo ndi bwumva ukuri kw'umuturage uri Cyangugu ushobora gukoreshwa pardon Rusizi Cyangugu, amazina yo hambere aracyaturimo, ariko ntabwo bikuraho ko ari Cyangugu. ngira ngo mu kiganiro cyacu turi kugenda tunagana imbere hafi yo kuza kwegera umusozo, ariko ndagira ngo tube twabasha kuba twagira benshi tugenda dushyiraho umucyo dukura abantu mu ruhirahiro. Yego hagati y'abaturage n'abayobozi. Hagati aho haracyarimo uno munsi rurageretse, nushaka gukoresha iryo jambo, hagati y'ubuyobozi n'umuturage rurageretse, kubera ko hari icyo umuturage abona ko ari uburenganzira bwe yimwa, hari icyo umuyobozi abona yuko ari inshingano yashinzwe gukora. Kandi uyu muturage ntago ndi bumutere umugongo, ndi bumwumve ku ruhande rumwe, n'uyu muyobozi mwumve ku rundi ruhande, kuko iyo uyu muturage aba yishoboreye byose ntago habaho umuyobozi. Habaho ubuyobozi kubera iki? Kugira ngo butunganye bidatunganye. Kari akantu we nari nkubwiye kajyanye n'umutobe, haba iburasirazuba hari n'icyo bitaga igipende mu majyaruguru, cyari ubushera tari ikigage cy'abarokore rwose, bakagiceka kandi akabyuha akanabyinira n'Imana neza. Urumva rero mperuka kubinywa kera, ariko narabinywaga kandi nkagubwa neza mu nda, nta kibazo kirimo. Akantu rero wari uvuze kuvuga ati n'abacuruza umutobe barimo baraboroga. Ku ruhande rw'umuturage, umuturage unyumva wenda ari Muhanga, hakaba hari uwabivuze ari Ngororero cyangwa ari hehe, be guhita bakita ukuri. Dore ngiye nkora mu baturage mu burasirazuba. Iburasirazuba niho hari intoki nyinshi. Yego wenda suko n'ahandi zidahari, ariko amarira nahoze mbona ku mbuga nkoranyambaga. Ndiyo ndashanga mbwira aba bantu yuko abantu bo muri Ngoma iyo za Kayonza na Rwamagana. Navuze ngo ndi umupasiteri, simvugira leta, ariko ijambo ubupasiteri ni igisobanuro cy'uko byibuza ngerageza ukuri. Yego nagerageza ukuri. Mba mu baturage cyane bitewe n'inshingano nkora, zaba iz'igipasiteri zaba iz'imirimo isanzwe yanjye nkora. Mba mu baturage inshuro nyinshi. Ubwo burasirazuba niho itorero ryanjye riri, niho mvuka, niho nkorera. Nubwo tuba twarayise abanyamujyi abanyakigali, ariko tuba dufite aho dukomoka nyine. Amakuru mbanyazi amwe meza atari kuri social media. Kimwe nuko yumvisha induru nk'izo duhamagara tukavuga, ariko se niko kuri umutobe barawuhagaritse aho ngaho. Harimo ibintu bibiri rero. Hari imyumvire y'umuyobozi w'aho hantu tudashobora kwitirira umuyobozi. Tuvuge Remera ya Kibungo ya Ngoma, tuvuge Kabarondo ya Kayonza. Ntabwo umuyobozi uyoboye Kabarondo ari bukemura ikibazo nk'uko uyoboye Remera ariko ari bugikemure. Ntabwo bishoboka. Kimwe n'abari abaturage ko nabo ubwabo batandukanye. Ndavuga kuri aba bantu babiri rero. Umuturage bafite tekinike, wumve yuko mbibamo nsa n'ubirimo cyane nubwo ntari umuyobozi wabo, ariko ndi mu cyiciro cy'abavuga rikijyana. Turi mu byiciro by'abicara bajya inama mu tugoroba tw'amahuriro, masengesho,
ibibazo tuba tubyakira sibyo umuturage agakora ijerekani imwe y'umutobe agakora izindi nk'umunani zirimo ibyo bavangazvambyemo cyane cyane hepfo hari hagaragara icyo bita ubuki oya se ubuki n'utundi duhuru sinzi ngo dukomeza nyine inzoga igakomera nako bari bafunguye cyane ngo bakumva gakakaye mukuru hari ikirungo bashyiramo ubivuze neza n'uduhuru natwo bahinga turaho ntibuka amazina yatwo none ugasanga aragaragaza ijerekani imwe y'umutobe afite izindi 5 esheshatu zirimo ubwo buki zamaze gushyirwamo ibindi bintu hari n'abashyiramo itabi ibi tobacco ibitabi aya matabi bahinga yibibabi rwose bakavuga utagashyiramo bakogesha urugwengero nimba ari ikibindi nimba ari ijerekani ariko icyo babagamije niki n'ubusharire n'ugushaka ubundi busharire buyobye ubwenge nyirizina ikintu gisembura umuntu kimuhindura kandi icyo nicyo leta iri burebeho cyane noneho rero uyu muturage nimba hari amakuru atanzwe twibaze yuko uyu muyobozi ntago aba mu ngo zabo tukira hangaho ugize uti bararwanya ikintu gisembura umuntu kikamujyana mu yindi kikamukoresha ibyo atateganyije akabyemera ko kimujyanye mu yindi si yego noneho n'ubundi iriya ni iyindi se kabisa bivuze neza ibi byitwa amarikeri yaciwe ko numvishe ko haciwe iby'inganda z'inyarwanda biriya byaturukaga hanze byo ntago bisembura umuntu ngo bimuhindure hari ibyo bakomeje kuvuga akenshi na kenshi ikintu iyo kivuzwe ntabwo leta yakwirukanka ngo ifate ifunge sibyo kuko nk'iki cyo hanze habaho no kubanza kumenya hari aho gituruka bimeze gute hari nk'icyo yamaze kumenyekana ko ngo gituruka Tanzania hariya muri za Moshi ino Kilimanjaro iri muri Arusha yego bikorerwayo bijyanwa mu bihugu hirya no hino uyu munsi bamaze kumenya amakuru ko naho ngaho gikorerwa bagihagaritse no kuvuga Tanzania yamaze kugihagarika rero ntago bikuraho yuko mu Burundi mu Rwanda Uganda hari ibyo baranguye byari bikiri mu mastock urumva rero iyo hatabaho guhana amakuru ku ibihugu byombi hano twe twaguma tukabikoresha hari barabihagaritse ariko inzego zacu kuko ziba maso niki icyo nacyo bamaze kukimenya bakiganiriyeho ubu kirimo kirigwa uburyo gishobora nacyo gukurwa ku isoko ry'u Rwanda dushimira ubuyobozi bwiza bukomeje kubera amaso abaturage barwo yego niyihe nama nize ngamba wakomeza kongera guha abantu badukurikiye bagikomeza kugenda bumva ko ngo leta yabarenganyije donc nubwo bariya bose basindaga nabo bavugaga yuko ngo ari mbi nubwo baziwaga nabo ubwo bazi ububi bwazo ariko se kurikire nk'amazina nimba ujye ubyumva we ntago ujya mu giturage cyane ngira ngo wowe ukora nk'umunyamakuru ubona ibyaciye ku bindi binyamakuru ariko twe tujya mu giturage wumvishije amazina yazo ahubwo uribaza ngo aba bishinzwe bari bararindiriye iki ngo umumanura jipo ni iki ijipo ni umwenda w'umugore wo hasi sibyo kumanura egari kukuramo nyine urumva umugore wageze ku rwego rwo kwiyambura urumva we yawimanura ngo umumanura jipo ngo ninde unyuza aha urumva ubaza uhanyuze nuko nawe ubwo adahari ntazahari ngo yewe muntu urumva ubwo umvishije ayo mazina koko wowe uzinywa nabo ubwabo barazitukira ariko uko warumbwiye ngendajya inama nk'umuturage mugenzi wabo mbwira abaturage abene gihugu ikiza nuko abanyarwanda bari ku rwego rwiza rwo kumva nuno munsi uretse social medias n'abandi bashobora kubyungukiramo ariko uganiye n'umuturage nyizi twaganiye n'abaturage benshi ku matelefoni ngiye nkorera Kayonza muri za Rwinkwavu urumva ibyo binyobwa birahari tugenda tuganira ese bintu ki ariko ugasanga umuturage we yishimye yaguwe neza ndetse n'uwabikoreshaga yavugaga ati nubwo nari narananiwe kubyikuraho ariko reka babice biragatsindwa ati nageraga mu rugo abantu bose nkabasora bakinjira uko nsinziriye naba ntarasinzira kandi mu gitondo akabyicuza bakanamusubiramo inkuru urumva ninde unyuza aha yinjiye atazi naho yinjiye nyine nimba yanyoye ni yewe muntu araza abaza ngo yewe muntu abantu baramubiza sibyo mu gitondo bakamusubiriramo inkuru ugasanga arababaye urumva rero abo ngabo abihana bagahinduka bakaza mu matorero tukayobora bakitwa abapasiteri cyangwa abaririmbyi n'iki naho ngaho baba bavuye ariko se ko umuntu ari igisenzegeri tuvuge nk'izi wavugaga za marikeri basanzemo ikinyabutabire kibi gituma umuntu ubwonko bushobora guturika urumva ngo hazamutse ngo guturika kw'imitsi ni indwara bita ngo ni
ishobora guterwa n'ubwihebe, ishobora guterwa no gutekereza cyane, ariko noneho baje gusanga ko n'izi nzoga zifite uruhare mu guturika kw'imitsi y'ubwonko, kuko umutima wakoresheje imbaraga zidasanzwe mu kuzamura amaraso kubera cya kinyabutabire cyamaze kujyamo. Imitsi y'ubwonko rero kugira ngo bwa bushobozi bwo kugabanya amaraso ngo imitsi irekure makeya agomba gutembereza ubwonko, bikanga igaturika. Ukajya kumva ngo abantu ngo yapfuye ngo yaturitse imiti y'ubwonko ngo byagenze gutya, so ari muzima bucya yapfuye.